tubwire birambuye uko winjiye mu bwanditsi bwa filime no kuziyobora. Uko ninjiye mu bwanditsi bwa filime no kuziyobora, ku ikubitiro natangiye ndi umuhanzi uhanga imivugo mu mashuri abanza, umuhanzi uhanga udusketch mu mashuri abanza, ndetse ngeze no mu mashuri yisumbuye nkajya mpimba amakinamico, ariko biza amakinamico aza kuyagira gahunda yanjye ngeze muri kaminuza, ubwo ndetse nigeze no gutwara igihembo cya gatatu mu rwego rw'igihugu ubwo nigaga mu wa mbere wa kaminuza mu 1996. Mu by'ukuri natangiye nkora ubuhanzi bw'ikinamico, inyuma yaho naje gukora kuri Tereviziyo, nibwo mu mwaka wa 2000 nibwo inyota yo kuvuga ubutumwa mu mashusho yaje. Ngira ngo icyo gihe byanagendanaga nuko mu by'ukuri théâtre nubwo twayikundaga, kinamico twayikundaga, wasangaga ititabirwa n'abantu, wasangaga ari ikinamico ari ingeri y'ubuhanzi yitabirwa n'abayikunda, ugasanga no kwizera yuko ari icyo yazakugezaho mu buryo bwo gutera imbere ugasanga bidashoboka, cyangwa se niyo byashoboka ariko bitagera ku rwego umuntu aba yifuza. Sinema rero nayinjiyemo, navuga ko nayinjiyemo neza mu mwaka wa 2003, ubwo bwa mbere 2003 ubwo bwa mbere nasabwe kuyobora, kuba director cyangwa umuyobozi wa film yari cyangwa se video y'umuryango runaka witwa Ajiprodo. Iyo video ikaba yari igamije kwigisha urubyiruko ibirebana n'uburenganzira bwa muntu. Ni umushinga wari watewe inkunga na Union Européenne. Icyo gihe bashaka umuntu, ntago twari benshi bashobora kuba bayobora ikinamico cyangwa bayobora video mu buryo bwo gufata amashusho. Nibwo banshatse, nakoraga muri Kaminuza y'u Rwanda, ndi mwarimu, mbafasha muri icyo gikorwa. Navuga ko araho natangiriye. Nyuma yaho nagiye nkora udufilm tumeze nk'imyitozo, tumwe tutanagiye hanze. Hari yitwa Uwirifilms, ubwo ntiwanambaza na kopi yayo, 2006. Nyuma yaho 2006-2007 niho ninjiye mu mwuga wo gukora film mpamo cyangwa se documentary film, kuko nabonaga ari uburyo bwiza bwo gukora ubushakashatsi nk'uko nyine nari mwarimu. Icyo gihe film mpamo natangiriyeho kari agafilmu gato kitwa umurishyo w'ubworoherane, kari mu rwego rw'irushanwa ryari ryateguwe n'ikigo cy'inzu ndangamurage z'u Rwanda. Icyo gihe ku gafilmu kagufi cyane kari iminota nk'8 kari mu zatsinze iryo rushanwa. Kakaba ntekereza ko ntikaturanijwe kubera yuko yenda nanakoresheje kamera nziza. Nibo kamera nanakoresheje ntabwo ari ku rwego rwo hejuru, ariko indemu cyangwa se ibyo navugagamo wumvaga ko bishobora kuba bifite ishingiro. Ryari rushanwa rivuga ku bworoherane. Nibwo nakoresheje umurishyo w'ingoma kugira ngo mbe nakwigisha abanyarwanda inshoza y'ubworoherane, nshingiye ku gutandukana kw'ingoma zitandukanye ziba zigize umutagara, ishakwe, nyahura, bihumurizo, ariko byose bigahuriza hamwe kugira ngo bitange urwunge runogeye amatwi. Nkaba ariho nabonaga ko izo ngoma zidushimisha mu bitaramo, zitavuga kimwe, zagakwiriye no kwigisha abantu ko mu butandukane bwabo, ubwo butandukane bwabo ari bwo bukungu baba bafite.
nyuma yaho iyo filmu nabonye ikunzwe ngerageza kuyongera iba ndende, nibwo nayikoze iba minota 26 yitwa Femme tambour ou les tambours de la tolérance, cyangwa se abagore n'ingoma. Icyo gihe nashingiraga ku kintu cyari cyadutse cy'abagore bavuza ingoma, ko nabo nta muntu ugomba guhezwa ku kintu cyiza, cyane cyane iyo gishimisha abantu cyangwa se gitanga ubutumwa. Iyo yatoranijwe mu mafestival abiri, mu maserukiramuco abiri, imwe yo mu Bufaransa bita Sinema du réel, n'indi yo muri Zanzibar yitwa Zif. Birumvikana ko icyo gihe ibintu nakoraga mbonye umwanya uko nabifatanyaga n'akazi, nkabikora uko mbonye umwanya. Ariko mbere yaho gato muri 2005 ngira ngo ndi mu ba mbere babashije gukurikirana amasomo yagiye akurikirwa n'abanyarwanda nyuma benshi, yatangirwaga mu buryo bw'iyakure hano muri Canada hitwa Sinema. Ni amasomo umuntu yishyurira, icyo gihe nashoye nk'amafaranga ndishyurira kugira ngo niyongere ubumenyi mu kuyobora film. Ni amasomo yari meza, yari afite imbumbanyigisho zigera nko kuri 6, ariko ziyobora umuntu, zereka umuntu ukunze umwuga wa sinema uko yabasha kuyobora abandi no gukora film. Nyuma yaho 2007 niho natangije umushinga nakwita ko ari muremure wo gukora film ku bana b'Inyange. Niyo film mbara nkuru ya mbere cyangwa se film y'umwibariro nari ntekereje uko numvaga inkuru yabo imfata ku mutima, ndavuga nti ni ngombwa ko inkuru nayikoraho film mu bushobozi bwanjye, ku bikoresho nari mfite, ubushobozi bwo kuba nayobora nari mbufite. Icyari gisigaye kwari ugushyira mu bikorwa icyo kintu. Ndayikora isohoka 2008. Ku gasozi ka Nyange mu burengerazuba bw'u Rwanda, abanyeshuri bo ku ishuri ryisumbuye ryaho babanaga mu byishimo, bakinana, basengana. Kandi nanjye ndagukunda. Uza guturanya. Kugeza ubwo mu nkengero z'ako gasozi ibintu bihindukiye. Ni abana bo gushyira ku rugamba. Imihangayiko, ubwoba. Ku myaka nk'iyawe mushiki wanjye arazi cyane cyo urumva. Ivangura. Twariya ushaka wowe. Ikibi gisimbura icyiza. Urupfu rurahataha. Ntabwo zasanga nakoze itapita mu bintu muto. Inkuru yubakiye ku byabayeho. Yari iminsi yo guhitamo. Cyakumva ibyo twakubwiye. Twese turi Abanyarwanda. Mu ijoro ry'umwijima n'amaraso, abana b'Inyange bahitamo kwandika amateka. Amateka y'igihe cyabo, rya joro ry'Inyange. Niko, mutworohereza akazi. Bahitamo. Ni ijoro ryo guhitamo kandi twahisemo. Rya joro ry'Inyange. Sohoka ari filime ifite iminota 90 yiswe rya joro ry'Inyange, ndetse ngira n'amahirwe yuko
umwe mu baterankunga yamfashije kujya kwiyerekana muri Facebook Wagadugu yabaye 2009. Ntabwo icyo yerekanwe mu marushanwa birumvikana, yerekanwe icyo gihe muri ambasade y'Ubudage abantu babasha kwireba. Nyuma yaho narakomeje nkora n'izindi ebyiri z'umwibariro bayanita. Icyo gihe cyose umuntu abazikora areba awaganisha, cyane cyane nabikoraga ngira ngo nereka abanyeshuri nigishaga amasomo arebana n'ibya sinema ko bishoboka. Kenshi umwarimu biba byiza iyo yigisha ibintu nawe akora. Nyuma ya 2015 nibwo nahinduye umuvuno, ndavuga nti ubaho bigeze ngira ngo film mpamo cyangwa se documentary film niyo ubu noneho nakora nk'umushakashatsi, kuko iyo tuvuze film mpamo ni film ukoraho ubushakashatsi bwimbitse. Bwa bushakashatsi ukaza kubufata mu mashusho. Aribwo natangije umushinga wa filmu z'uruhererekane ariko zishingiye ku muco wacu. Urwo ruhererekane ni le trace du Rwanda cyangwa se birari by'u Rwanda. Harimo kwerekana umurage gakondo w'Abanyarwanda. Ari naho naratangiye nkora filmu yiswe yo kunanga, nita inanga les gardiens d'une tradition cyangwa se inanga abarinzi b'umurage. Ngerageza kwerekana ukuntu inanga mu muco nyarwanda, inanga aho ikomoka, inanga ko yigishwa mu muryango, abantu bakagenda bahererekanya bidashingiye yuko bashobora no kujya kwiga mu ishuri. Muri make ni ibyo ngibyo, nuko ninjiye umwuga wa sinema mbona nk'uburyo bwo gukora ubushakashatsi nka mwarimu ku kintu runaka, ariko noneho cya kintu nkozeho ubushakashatsi nkagishyira mu mashusho, kikaba cyarebwa n'abandi, ndetse kikaba cyarenga aho impapuro runaka tuba twanditsemo zagera. Iyo film ikaba naragize amahirwe yuko iri muri 3 zahagarariye u Rwanda mu irushanwa rya Facebook ryabaye Wagadugu muri 2019.